Ibihe byiza kuri wa subscribe kuri IT Panda, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Hari ukuntu uba ufite ibikoresho byose byo muri photography ariko ukaba ufotora amafoto yawe abantu nibayishimire amafoto yawe nabe ari meza. Uyu munsi ngiye kukwigisha uburyo ki watangira gufata amafoto meza, ngiye kukwereka tips z'ingenzi wakoresha nawe ugatangira gufata amafoto meza. Icyo usabwa kumenya kugira ngo utangire gufata amafoto meza, nimba ushaka nawe gutangira gufata amafoto agaragara neza, nimba uri umufotographer muri make, cyangwa se ushaka kubyiga, ushaka kubimenya, ushaka kwibikaho ubwo bumenyi, ino video yabigufashamo. Mbere uko dutangira, kanda subscribe kuri buto ya subscribe nimba utarayikanda, umbwire ikindi kintu nakwigisha muri comment nze tukirebe muri video ikurikiraho. Hano mufitiye amabanga y'ingenzi 3 uba ugomba kuba uzi mbere y'uko ugira ute, mbere y'uko utangira gufata amafoto yawe. Heading yacu iravuga ngo amabara meza. Kwa kundi ubona ifoto ifite amabara meza kandi iteditinze, ku buryo izi tips numara kuzimenya uzajya ufotora ifoto, kweditinga nta bintu byinshi uzajya usabwaho. Ushobora no gufotora ifoto umuntu ukahita uyimuhereza kubera ko wasetinze kamera yawe neza, kubera ko wakoze bino ngiye kukwereka. Ndizera ko ino video iri buze kugufasha. Nubona hari ikigufashije, usharinge no ku nshuti zawe nazo zibashe kumenya kunguka buno bumenyi. Nihaye intego yuko ngiye kubakundisha photography, abayikora mukayikora kinyamwuga kandi mukabikora mufiteho ubumenyi, muzi ibyo mukora kuko muba mwabisobanuriwe n'umuntu usobanutse. Icyo ugomba kumenya ni iki rero? Cya mbere ugomba kuba ufite, nk'uko bisanzwe mbere ko tureba bino bintu 3 nabateguriye, ugomba kuba ufite kamera ubwoko wishimiye, ubwoko ukunda, kamera nziza igezweho nayo igufasha kuba wafata amafoto meza. Ukaba ufite lens bitewe naho ugiye gukorera. Nimba ugiye gukorera, iyo ngiye gukorera ahantu biri bunsabe gufata amafoto ari wide, biri bunsabe gufata ama group photo, nkoresha ino lens ya 70mm. Gusa nawe naguhitiramo lens ya 50mm, ngizo ni lens ziza kuri wide. None ngiye gufata ibintu biri bunsabe kuko biba biri nk'amafoto y'amaportrait, amafoto bitari bunsabe kwegera umuntu cyane, nkoresha ino lens ya telefoto. Ibyo ni ibyibanze by'ingenzi ugomba kuba ufite. Noneho reka turebe setting, camera setting noneho zagufasha kugira ute, zagufasha gufata amafoto meza. Ikintu cya mbere ugomba kuba kamera yawe isetinze muri low. Kuba kamera yawe isetinze muri low turabireba kuri kamera. No kuvuga ngo iyo kamera yawe isetinze muri low, amafoto yose ufata nagatakaza quality. Cyo ni icya mbere. Abari muri high quality, aremereye, ameze neza. Noneho iyo ugiye kweditinga, no kuvuga ngo nimba ari ifoto wafotoye harimo abantu n'ikirere n'iki, iyo ugiye kweditinga nta kara nimwe itakara. Kara y'ikirere birimo, kara y'imyenda abantu bambaye byose birimo. Mu gihe wafotoreye muri JPG, amafoto yawe agira ute, amafoto yawe atakaza amakara, agatakaza quality n'ibindi. Icyo nakubwira rero, kugira ngo uzajye uba ufite data zose zo ku ifoto yawe, settinga kamera yawe muri low. Nimba utabizi turabireba nabyo kubisettinga muri kamera. Icyo ni icya mbere, gusettinga kamera muri low ikaguhereza data zose z'ifoto yawe. Icya kabiri, hindura color space. No kuvuga ngo abantu benshi bakunda gufotorera muri RGB. Muri RGB niyo abantu benshi bakunda gufotoreramo. Ikiza nuko wahindura ugashyira muri Adobe RGB. Ahangaha iki gihe ifoto yawe ibiri sharp, igaragara neza, itatakaje quality. Ikindi aba ari ifoto ubona ko yakozwe n'umupro. Iyi ngiyi Adobe RGB ni aba pro cyane nizo ni setting bakoresha. Nayo nimba utazi kuyisetting, ndabikwereka ku bisettinga kuri iyi kamera. Indi ya gatatu no gusettinga white balance. White balance yo twarayize kuyisettinga, ukuntu isetting ukoresheje urupapuro. Gusa hano icyo naguhitiramo, nitubireba kuri kamera, naguhitiramo gusettinga white balance ukayigira auto. Noneho ugasettinga icyo bita Kelvin light, ugashyiramo
5,600. aho ngaho ubu ntabwo buri mu bururu cyane, ifoto yawe ibiri warm, ntabwo ibiri mu muhondo na nubwo ibiri mu bururu. Nitubireba kuri kamera nibwo uri bubisobanukirwe neza. Noneho mbere yuko tubisetting, nabonye abantu benshi iyo ndi kuri tele bambaza ati aka gakoresho kaba kari kuri lens kamaze iki, kadufasha iki? Ikintu cya mbere, aka gakoresho karinda lens yacu, karinda iyi lens yacu kuba urumuri rw'izuba ruva ku mpande rwaza rukahita rwinjiramo. Iyo kariho rwa rumuri rwaturukaga ku mpande ruraza aka kantu kakarukingiriza ntirwinjire muri lens yacu, bityo bigatuma nabyo dufata amafoto ameze neza, asa neza. Ikindi cya kabiri, byongera lens yacu ukuntu yareshyaga. Urabona lens yacu ukuntu ihita yiyongera. Kuba pro cyane, abantu baba pro, aka kantu baragakunda kuko gatuma lens igaragara neza na kamera ikongera umubyimba wayo, bityo nawe bikaguha confidence yo gukoresha iyo kamera bitewe n'ukuntu ubona ingana. Ikindi ndumva ishobora no kubikurinda ivumbi, ariko kuba pro aka kantu nako ni ngombwa kuba gafite kuri lens yawe kugira ukakurinde rwa rumuri rwinshi rwinjira muri lens yawe, bigatuma amafoto yawe yapfa cyangwa se akaba mabi. Reka turebe noneho ukuntu bino bintu bitatu tubisetinga muri kamera yacu, noneho tugatangira gukora amafoto meza. Ndizera ko nyuma yo kureba iyi video utazongera gukora amafoto mabi kabisa. Wakoraga amafoto mabi kubera ko utaruzi bino bintu, kubera ko nari nakakwigisha, ariko aho mwigishirije ndashaka ko uzajya unyandikira umbwira ati natangiye gufata amafoto meza kubera video yawe wakoze iyi ni. Mba nkeneye feedback zanyu, mba nkeneye kumenya video nakoze nimba yaragufashije, mba nkeneye kumenya video nakoze nimba hari umumaro yagize. Nta kindi kiguzi ngiye mba mbasabye. Okay, bya bintu bitatu byacu reka tubirebe hano kuri kamera. No kuvuga ngo izi kamera setting, iya mbere twari twabonye ko ari ugusettinga kamera yawe ukayishyira muri low, igatangira gufata amafoto ari muri low kugira ngo ijye duhereza data zose. Nitujya ku editinga ntihagire kara itakara cyangwa se ngo ifoto yacu ibe yatakaza resolution. Gusettinga muri low bigenda bite rero kuri kamera? Uraza ugakanda hano kuri menu. Iyo ukanze kuri menu urabona bakuzanira detail nyinshi ahangaha. Inyinshi twarazirebye muri setting, wowe hituza ahangaha habanza kuri aka kamera. Urabona hambere handitse image quality. No kuvuga ngo ifoto yacu kwa kundi wafotoraga amafoto ukabona afite quality mbi, ukabona aragaragara nabi, araza ubona nyine yatakaze resolution cyangwa quality. Wowe nuko ifoto yawe ibisetinze, reba neza kuri kamera urasanga warasetinze hasi kuri GPG. No kuvuga ngo ahanga kuri GPG ifoto yawe urayifotora ikaza ari GPG, ariko iyo igiye kweditinga, kuko muri Photoshop harimo aho kweditingira camera raw filter no kweditinga amafoto ya GPG. Igiye kweditinga GPG itakaza resolution cyane, igatakaza na quality, bigatuma ifoto ushobora uko wayifotoye ukimara wasoza kweditinga ukabona yabaye mbi kurusha uko yari imeze. Wowe icyo uri bukore rero, uraza uhita settinga hano muri low. Low rero nayo iratandukanye, ifite ibice bitatu. Hari iyi ngiyi standard low, niyi hakaza niyi. Noneho urebe uko zigenda zihinduka. Iyi S urabona ifoto, iki gihe ifoto tube dukuyemo GPG. Nidushyira muri S low urabona ifoto yacu izaba ifite megabyte 7. Nidushyira ahangaha muri M low ifoto yacu izaba ifite megabyte 17. Iyo ni ifoto imwe. None nidushyira muri low full megabyte, ifoto yacu iba ifite megabyte 30. Ibaze ifoto ifite megabyte 30. No kuvuga ngo iki gihe biba bigusaba kuba ufite card iremereye mu gihe uri buze gufata amafoto menshi. Card yawe iba iremereye, kuko urumva ifoto imwe nimba ifite megabyte 30 nufata amafoto 1000, kandi nimba ari noya irahita yuzura vuba. Ariko ahangaha ikintu bizagufasha ni iki? Bizagufasha gufata amafoto aremereye afite quality na resolution iri hejuru, ku buryo n'uyeditinga nta kintu na kimwe uri butakaze, nta kintu na kimwe uri bubure, uko wari uyifite imeze ariko iri buze igaragara. Noneho hano ushobora no gusettinga ifoto yawe, kamera ikagifata amafoto y'amalow na ya GPG.
ifoto imwe ikagiza yidaborinze kabiri, ikaza iri low ikaza iri na GPG. Ahangaha rero abafotografa benshi ntago bajya babimenya, ugasanga kamera ye isetinze muri low na GPG, yajya fotora ifoto imwe ikagiza yidaborinze zabaye ebyiri, ifoto imwe ikaza zabaye ebyiri. Icyo gihe bikuzuriza memory card byihuse, nimba wari bufotore nk'amafoto 1000 ugasanga ufotoye amafoto nka 500 bitewe nuko yagiye yidaboringa. Iyo ushaka kuyikuramo ino GPG uraza ukajya kuri aka ka minus, icyo gihe GPG ubikuyemo hagasigaramo low gusa. Iyo ushaka gukuramo low uraza ukajya kuri aka ka minus ugashyiramo iki GPG. Already iyo ukuyeho low bahita bagusetingira muri GPG hano. GPG rero nayo iratandukanye mu cyo bita quality yayo. GPG ihera ahangaha yo, urabona ahangaha ni mu ifoto ifite megabyte 0.3. Ahangaha muri S2 megabyte ifoto ifite megabyte 2. Ibi ngibi ndagenda mbikwereka kugira ngo uzamenye aho uzabikoresha. Mu gihe uzaba ufite agakadi gatoya kandi ukeneye amafoto menshi, uzaza setting hano muri GPG, ariko bimenye ko izo foto zitazaba zifite quality yo hejuru, ntabwo zizaba zimeze neza. Ariko mu gihe uzaba ufite kadi yuzuye imeze neza ifite megabyte nyinshi, uzaza setting hano muri low. Mu gihe ufite kadi ntoya rero kandi uri bukenere gufata amafoto menshi, uzaza setting hano muri GPG, megabyte barazigabanya. Nk'ubu iyi foto izajya ifite megabyte 7. Urumva ko nayo isa nk'iremereyemo. Gutyo uko ugenda uzamuka niko bagenda bazizamura. Ubu ngubu hano tugeze muri megabyte 13, hano bahita bashyira muri megabyte 30. Urumva yenda kungana n'iyi GPG n'iyi low yo hejuru, kuzamuka kuzarinda ugera. Rero iyo ubisetinze nk'uko aka karimo n'aka karimo, icyo gihe ni kwa kundi ufata amafoto, kwa kundi ufotora ifoto imwe ikaza yidaborinze, ubwo yaje iri muri low iza no muri GPG. Wowe icyo uhita ukora rero kuza ugakuraho GPG, warangiza ugahita usetting. Ako ni akambere. Iki gihe rero muri low ifoto tuzafata izaza iremereye, ize ifite data zose zo mu ifoto. Nimba nujya kueditinga muri camera raw filter, tuzabyiga kueditinga amafoto y'amalow, urebe ukuntu byoroshye. Iyo wafotoye amafoto y'amalow, nimba wafotoye amafoto 1000 uzediting imwe, izindi camera raw filter iza applying aho filter wakoresheje ya applying ku mafoto yose ukari 1000. Icyo ni icyambere cyiza, icyo ni icyambere cyiza cya ya mafoto y'amalow. Iyo wediting ifoto imwe yonyine, izindi filter wakoresheje bakahita bayapplyinga ku yandi mafoto yose. Mu gihe muri GPG bizagusaba kweditinga ifoto imwe. Ubwo urumva nimba wafotoye amafoto 1000 y'ubukwe, kuzajya kuyavamo ukora imwe, urumva nawe igihe bizagufata. Rero iyo wasetinze hano muri low, wafata amafoto meza ari muri high quality, ikindi bikanakohereza ku editinga, kuko wediting imwe, izindi zose kuko ziba zifite imbaraga, ziba zigaragara neza, uhita wapplying aho iyo kara. Nicyo cyiza cya camera raw filter, kubiduhereza data zose, ikindi katworohereza no mu kweditinga. Twagiye kuri ino tip ya kabiri, guhindura color space. Color space ahangaha ntago abantu bajya bayitaho cyane, kandi niyo iguhereza sharpness y'ifoto, ifoto ikaza igaragara neza. Abenshi bafotorera muri RGB, kuko kamera usanga yisetingemo ahangaha. Wowe changing uhita ushyira muri Adobe RGB. Bijyamo gute rero? Uragaruka n'ubundi hano kuri menu, uhite uza ahangaha. Iyo ugeze hano kuri menu rero urabona ko ibintu byacu byinshi bikorerwa muri settings za kamera. Niyo mpamvu nkubwira gukanda subscribe kuri ino YouTube channel, kuko uzagenda umenya ibintu byinshi. Kwita uterura kamera ukajya kuri set ukajya gufotora, ngo nuko uzi gukanda kuri iyi buto yo gufotora, ushobora kwangiza ibintu byinshi, ukanangiza iyo kamera yawe kandi igura amafaranga menshi. Hari ibyibanze ugomba kumenya ukabona gutangira kujya kuri tele. Mu gihe ibyo bintu utabizi, mu gihe nta bumenyi ubifiteho, rwose wikirirwa wigora uterura ino kamera ngo ugiye gufotora, koresha telefone yawe n'ibindi wakoresha ufotora, ariko kamera uyihorere, kuko yo urabona ko ibifitemo ibintu byinshi. Ni hahandi ubona ufotora ukabona nta kintu wafotoye kabisa.
n'umuntu yareba ifoto yawe akakubona ko uri umuswa cyangwa se akavuga ko ufite kamera mbi, kandi urenganya kamera, urenganya ibikoresho, ari ubunebwe bwawe wagize bwo kubyiga n'ubuswa. Nabyita ubuswa kuko nko kugera ahantu nk'ahangaha turi kwigisha ibintu nk'ibi by'ubwenge ukagenda udakanze subscribe ngo uzajye uza wige ku buntu, ibyo nabyo aba ari ubujiji. Dore icyo ukora iyo umaze kugera kuri, iyo ugeze hano kuri menu, ituza hano kuri kabiri, urabona hano hasi hari icyo bita color space. Bitewe na kamera yanjye mbisanga hano kuri kabiri, ariko nka za ala ama max 3 biba biri hano kuri gatatu. Urabona uraza ukareba handitse color space. Color space kamera itayisetingiramo ino sRGB. Ahangaha ni hahandi rero ubona ifoto yawe inaniwe kabisa, uhita uza ukandeho ushyire muri Adobe RGB. Iyi ngiyi ahangaha nufotora ifoto izaza iri sharp, igaragara neza, ikeye, bitewe n'amabara noneho washyizemo muri kamera yawe. Icyo nicyo kintu cya kabiri ugomba kumenya, kuza color space. Ahangaha ni ya makara nyine aba ari muri kamera indani, noneho ibyo kamera irimo irareba hano, iyi color space ikaba yatuma ayo makara apika. Niyo tip ya kabiri, kuba wacenginga ugahindura icyo bita color space, ukayikuramo ahangaha ukayigira muri Adobe RGB. Ndakeka tuba turimo turajyana neza, usobanukirwa akantu ku kandi. Icyo utasobanukiwe niyo mpamvu hariho comment section, uramanuka ukajya muri comment ukambwira ati ahangaha sinasobanukiwe ku munota wakangaye, nkahita ngusobanurira byihuse kugira ngo ukore uyu mwuga nabyo kubeshya abantu, nabyo guhangika abantu. Ikintu cya gatatu rero, icyo bita white balance. White balance yo twize kuyisetting, ahubwo tugiye kureba icyo bita Kelvin light, ukuntu nayo uyisettinga mu ndumva, ariko kandi tutarebyeho. White balance iyo urebye ahangaha kuri setting nayo iri hejuru ya color space. White balance urabona njyewe naraje nsettinga hano mu bururu. Iyo wimuye ukazana aha mu bururu, ni hahandi amafoto ufata ubona arimo akantu k'ubururu. Iyo uzamuye aha hirya uri kujya mu mutuku, ni hahandi ubona amafoto yawe arimo akantu k'agatuku kuntu. Iyo uzamuye ukajya hejuru, uba urimo urajya mu bururu, uba waje mu bururu ariko burimo icyatsi. Urabona aya ni ya mabara yibanze atatu, ya mabara atatu cyangwa ane yibanze: ubururu, umutuku, icyatsi. Ahangaha twagihita ko harimo imihondo n'ayandi mabara. Noneho wowe icyo ukora ni iki? Uraza kuri white balance, ukajya hano kuri white balance, uraza ukahita ujya hano hejuru. White balance aho bayisetingira na hano hejuru ibihari, cyangwa se ukaza ahangaha bakabikwereka byose detail muri rusange. Wowe icyo uhituza, uraza ugahita ushyira muri Kelvin. Hano white balance, iyo ukoresha auto white balance, ni hahandi amafoto yawe aba ari mabi kabisa. White balance yawe ntabwo sinagushishikariza gukoresha auto cyane ku bintu nk'ibi ngibi, kuko ndi kukwigisha nakubuza auto. Ariko nkawe utabisobanukiye wazajya ukoresha auto, ariko nkawe wafashe umwanya ukabyiga hano, auto ndayikubujije. Auto urayihindura uyikuremo, ituzana hano kuri Kelvin. Iyo usetinzemo Kelvin rero, hano munsi bahita baguha ino mibare. Iyi mibare iyo ari muri white balance iri auto, ntabwo imibare bayiguha, cyangwa iri muri daylight bahita bagusetingiramo imibare yabo bo bashaka, ibyo basetinze. Yaba ari gutyo kugenda ushyiramo zino white balance ziri auto, bagusetingira imibare. Ariko iyo ushyize hano muri Kelvin, wowe usetinga imibare ushaka. Iyo umanuka gutya, uba urimo urajya mu bururu, wazamuka gutya ukaba ujya muri wa muhondo, bigenda biba warm kuntu. None njyewe hano iyo naguhitiyemo nziza yibanze iri standard ni ibi 5600 Kelvin. Uraza ukazamura ugashyiramo ahangaha, iki gihe uba uri bufote ifoto imeze neza kabisa. Duse nk'ababireba, urabona focusing.
okay, iyo wasetinze muri Kelvin ukaza ugaselectinga setting color time, no kuvuga ngo ugiye kureba ukuntu ino foto yacu igenda ihinduka uko ngenda nzamuka, urebe ukuntu igenda isa. Urabona turimo turashyiramo umutuku mwinshi, hari kugenda hiyongeramo umutuku. Urabona ifoto yacu ko itangiye kuba umutuku. Noneho iyo tumanutse tuba turi kujya mu bururu. Urabona turi gukuramo wa mutuku, hagenda hajyamo akantu k'akaruru. Sinzi nimba muri kubibona neza. Urabona ko ifoto yacu isa nkaho yabaye ubururu. Aha ni hahandi ufotora amafoto ukabona yabaye ubururu cyangwa se arimo ibikara byinshi. Noneho iyi Kelvin Light ikiza nuko wajya ushyiramo iyi ngiyi y'5600. Aha nibwo ubu baransinzemo hagati neza ifoto yawe, nta bururu bwinshi burimo nta n'umutuku mwinshi urimo. Ahangaha uzafata ifoto yawe imeze neza cyane, ifite amakara ameze neza. None nuza hasi, aha ni muri hahandi twasetingiye. Dore ngerewe naraje nshyiramo muri aka karuru kuko nkunda udufoto turi cinematic ukuntu turimo bururu. Ariko ushobora no kuza ugashyira n'aha mu cyatsi. Ifoto yawe urabona ko isa nkaho ibaye icyatsi, cyangwa ukaza ugashyira ahangaha hejuru, amakara yose abarimo. Urabona ifoto yawe ihita ihinduka. Ariko ngiye kuko mundu amafoto ari cinematic ukuntu ndaza ngashyiramo akantu k'ubururu nka gutya, urabona ko ifoto yacu iba imeze neza. Kuri white balance naho ukabisetinga gutya mbikweretse, warangiza ukagenda ugatangira ugafata amafoto yawe, ukibanda ko ifoto yawe kwa kundi twarebye zino exposure triangle, ukibanda ko ifoto yawe itari buze kuba ifitemo ISO nyinshi kugira ngo wirinde ama noise. Noneho mu gufotora abantu, umuntu umwe ku giti cye cyangwa se ukunda depth of field, ukaza settinga muri no aperture yo hasi. Noneho mu bintu movinga bitewe naho uri, ukagira ugakoresha shutter speed bitewe n'ahantu uri, ariko ifoto yawe ukirindamo umwijima. Twebwe icyo tuba turwanya ni umwijima mu ifoto. Genda ukoreshe zino tip ukaresha uzagaruka umbwire hano muri comment, uzambwira nimba zaragufashije, uzame feedback yuko byagenze. Nicyo kintu mba nshaka kumenya, nta kindi kiguzi mba ngusabye, mba nshaka kumenya nimba ibintu narakwigishije byaragufashije. Thank you so much. Umbwire ikindi kintu ushaka kumenya nyikwigishe muri video ikurikiraho. Video zo nakagaruka. Kubashaka kumvugisha nimero ngiye aho hasi, wambwira kuri WhatsApp. Thank you so much. Kubashaka kumvugisha cyangwa se ushaka kumfollowinga, Instagram ni Director Panda, TikTok ni Director Panda. Thank you so much. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.